rekereje muri Canada abantu bo muri Canada ubwo nyine mwabonye sibyo mwabonye umugisha mutega amaboko yombi mwakire ariko Chris ririya ni ituro ntago bari abapfuye ririya ni ituro abagomba gutura gute abagomba gutura gute dore ukuntu ibintu byifashe Chris Ndikumana yatanze igitambate ubwo igiterane cyari kirimbanije yego Chris ubu afite ikintu cyitwa ngo ni trompette dernier trompette ku bantu bize igifaransa dernier trompette ni impanda ya nyuma yego yes ari ku kintu cyitwa ngo impanda ya nyuma ashobora kuba nawe wenda kontra igiye kurangira akaba aragira ngo wenda bamuhindi dernier trompette rero mu giterane cyagombaga kuvuza 7 trompette zirindwi agereranya n'umwuzuro w'ubumana ariko kuri trompette ya gatandatu hagombaga kubaho ikintu kidasanzwe yari yateganyirije abakunzi be icyo kintu kidasanzwe byasabaga yuko abari kuri lighting ku rumuri ku mpanda ya gatandatu bagomba kuza kuzimya urumuri urumuri rwamara kuzima abantu bagacana imuri zabo muri rya jambo rivuga ngo ni muri iryo joro habaho urusaku rwinshi noneho uko ngo umukwe yaraje ndagira ngo abarundi bumve uyu mukwe bakiriye kuko umukwe yaragize gute yaraje sibyo noneho mwana bazasigara muzazibuka gukupa amatara urusaku rwinshi rwamara kubaho abanyabwenge bagakongeza iki amatabaza kuko urundi rumuri rwazimye bagakongeza amatabaza bamara gukongeza amatabaza rero bagahita basanganira iki umukwe baza ngo byagenze gute rero nizere ko umeze neza uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda banyumvishe bayibumba ndiho ndagira ngo nawe uzamukira aho ngaho ariho dukorera ikiganiro bani ryo kuzana ibintu by'ubuzeheze uracyari mu mujene mwana wapi nago ziraba mu ruyenzi umeze utese n'amahoro turashima Imana ngize gushya mba ngiye Burundi mbona igiterane nako igikorane umugabo agize gutya uruvunganzoka rw'abantu batatu bo mu muryango umwe babaciyeho n'abandi bagera ku 8 ubwo bakomeretse bo numbazi irivuga butumwa rihitana abantu gishimo nk'umupasteri rivuga butumwa nyabaki kuva umuntu yakora icyaha ari mu ngo bya Edeni yego ubwo duhere kuri Gahini niwe manje gukora igikomeye ikintu cyose cyabasha kwica umuntu ubu niyi mikoro yanyica iyo yakurangiza no kuba tuvuga ubu ushobora kuvuga gutya ukabona muzi umwuka ndapfuye yego ariko umuntu wese upfuye habaho ikintu kiba kimwisha hari impamvu yo mpamvu habaho icyo bita ngo ni autobusi ariko hari nibidakorerwa autobusi sibyo nibidakorerwa autobusi yajya gukora autobusi ubwo rero njewe byishimo officieri njewe nararokotse ejo bundi wabizi ko bari bandangije yego sibyo bari bandangije Imana yansimbukije ukwezi kwa gatanu uyu mwaka niyo impaye uburenganzira bwo kuvuga kandi wa muhanuzi wakubitiwe mu rusengero hano hafi kwa Mucyara ariya Mucyafi buri ahoze umukecuru kera muri za 70 na 80 bitaga Mucyara buri ngo ne wacumbikiraga abapagasi bose bazaga gupagasa buba ku mujyi nyine yego hari umukecuru witwaga ngo Mucyara nabo bayitira hariya Mucyahafi kwa Mucyara hariya rero hariya kwa Mucyara akahakubitirwa hari amagambo yari yahanuye akomeye ari muri Ezekiel ibice 2 avuga gute ndetse no muri Yeremiya cya Yesaya ibice 30
yagaruka ku nzu y'abagome sibyo ariko Imana ikavuga ngo ntubatinye don't have fear niyo vibe ndimo rero nubwo muri ab'inzu y'abagome ariko ntago ndabatinya nubwo muryana ntabwo ngewe ndibuze kubabwira ngo ibitangaza nibiki oya bavandimwe ndagira ngo mbabwize ukuri ngira ngo warugarutse ku giterane kigwamo abantu uzi ikintu giteye ubwoba abantu batabasha gusesengura ngo babone ni ukubera iki imodoka ikora gisida polisi igatera imetero ikanatwara n'umushoferi akajya gusobanura hakabaho iperereza y'icyateye ibyo bintu sibyo ni ukubera iki inkongi y'umuriro itwika ahantu hagwamo umuntu abantu bakaza kuzimya na polisi igihugu kigahurura ntihagire n'umuntu upfa umuntu agakora igiterane bakajya batwara umurambo gahunda ikomeye umuntu uza guhagarika ibyo bintu sibyo cyangwa ngo baze bakora iperereza hari imbaraga ziri hejuru y'ibindi bintu sibyo nubona umugabo umwe yavuze ati hari umwuka w'urupfu nubona isi imovinga egenda sibyo ukabona Trump arasirani gake nta kintu akurayo ntuzagire ngo niwe ubwo uri kuharasa ntabwo abaturage ba Iran 4,500 biba byapfuye Trump ntabura biramubabaza ariko siwe ububikora hari izindi mbaraga hejuru ya Trump sibyo nubona abantu bica abantu bakica ukumva ngo ku butaka runaka ngo hamaje kugwa miliyoni 2-3 z'abantu yego ku butaka runaka hamaje kugwa miliyoni 2-3 z'abantu ukabona abantu bararuciye bararumira hari imbaraga ziba zinywa ayo maraso hari isi ibinejejwe n'ibyo bitambo hari agisheni plani y'ibindi binyabubasha ibikora ibyo bintu Paulo yabivuze neza press reka nkubwire uzakubita umugore wawe urushya atake urebe mu minota 10 hari ikibazo zarebe mu minota 10 ibirenge byarebaga ejo n'ukwa proding inkuru ivuga ko Robert Press yari yishe umugore ariko twe tuvuga ko yamwishe dushyiraho rest in peace nta nibi ariko abatipe bari gushaka amafaranga wenda ndabisubiremo hari umutipe ejo bundi yakoze inkuru avuga umuntu mushuti wacu uri ahantu aravuga ngo yapfuye sibyo ariko aravuga ngo biri kuvugwa ko yapfuye ariko ashyiraho rest in peace arangije arimo gusoza aravuga ati tugiye kubakurikiranira iby'iyi nkuru sibyo atubwo nitugira andi mahirwe yaravuze ngo nitugira amahirwe ngo akaba yapfuye ubwo tuzagaruka mu kindi kiganiro ngo turamusesengura ndavuga intisha nugira amahirwe umuntu agapfa atipe agati mana yanjye niki gituma batipe badapfa ngo twikorera akazi mana we twikomereze tipe wankoze inkuru ejo bundi yego nanze kwigwa musubiza oya bamwe nuko bihorera nanze kwigwa musubiza aravuga ngo ndi umurangi ngo kuko nari mvuze igifaru yego nari mvuze igifaru aravuga ngo sibo mana ngo byishimo ngo uriyo mwuka umurimo ngo ni umwuka w'abarangi ngo niwe agenda ngo abatiza abantu bose yego kandi yakoze ikiganiro we kimaze amezi 5 kiri kuri canimwe avuga ko igifaru ari umurozi avuga ko Nyirapasika ari umurozi avuga ko Mama Sharine ari umurozi cyo kiganiro yavuze abagore bane anavuga ati bambarira ku miti bana yaje naravuze irisubu koko ko naba nanjye ko navuze ko bambaye imyenda isa y'abantu runaka gukaraba byaranze ariko amasengesho nge nayateguye rwose
bitabira amasengesho, Nayo iminsi itatu. abayutuba baze bezwe babana amahoro, dusabere komandasiyo abatabatijwe n'amaadaze babatizwe. nimutezwe adi muzihebe nimutezwe Recommendation mukureho. Sha, murajya murebwa Sha. n'ababakunda barajya kubasacinga. Kiganiro mu isani viyusi veni byanze twikomereze narokisha umunsi wose n'ibyo gihumbi. Hari abantu bazaduha ubuhamya muri icyo mu masengesho Nyamara dukwiye bakadusobanura ukuntu umuntu agira abasapo miliyoni yakora ikiganiro kikagira viyuzi 100 gusa. byishimo bivugwa ko Bibiliya iyo iri kwerekana inzira ivuga inzira ebyiri, inzira y'igihogere n'inzira ifunganye. Iri vugabutumwa rishobora guhitana abantu, turishyire mu nzira ifunganye cyangwa turishyire mu gihogere? Ubundi cyayobeje abantu nuko inzira y'igihogere bayifata nk'ahantu hari abantu benshi, ariko burya sibyo inzira yabifunganye ariko irimwe abantu benshi, kandi inzira yabigihogere irimwe abantu bake. Ntago kuvuga ko umuntu yahamagaye abantu hakaza miliyoni, ntago bivuze ko bari kunyura mu irembo rifunganye. Yego, ntibinavuze ko bari kunyura mu irembo ry'igihogere. Ahubwo bugirembo aya marembo yanateye ubwoba, kuko bugirembo rifunganye riri muri gari. Urabyumva neza? Ntunyobye nsobanurira kuko irembo rifunganye riri muri gari. Ni ukuvuga ngo dufite urusengero rurimo abantu 200, sibyo? Aba bantu 200 aba bantu 200 bari mu itorero rimwe ryigisha abantu kwihana, kwizera, sibyo? No gukorera Imana. Ababishobora ni 5, sibyo? Abandi bose bambaye umwambaro w'iryo torero, ariko babandi 5 bambaye umwambaro w'iryo torero, ariko bashobora no kunyura mu murongo w'iyo nyigisho. Umurongo rero w'ijambo ry'Imana urafunganye, ariko aho ryigishirizwa hagari. Aho ryigishirizwa rero ni hagari, ni mu irembo rigari. Noneho rero abemera kugendana naryo ni bake. Niyo mpamvu urugero niba koko kujya mu ijuru bisaba ko umuntu yubahiriza isabato, abadiva akaba ari miliyoni mu Rwanda, bujya abayubahiriza neza nk'uko yanditse ushobora gusanga ari 15. Ubwo abo bari mu irembo rifunganye, abandi 990 n'akagaye bari muri gari ryitwa abadive. Aba ADPR niba ya discipline yabo bitegetswe, hari upfuka igitambara agashyiramo igutiya ndende, agafata Bibiliya, yarangiza akagenda avuga ati ko wayoboye abisi, wanyura ati mbega umupene, ariko nyamara ndasibyo agomba kuba yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ibyo niba bitaramubayeho, ari mu irembo rigari ryitwa ADPR ririmo miliyoni 3. Nukuvuga ngo rero irembo rigari nirifunganya abantu bagiye babitandukanye. Hari umuntu ufite urusengero ruto wari warabuza abayoboke kugira ngo ragumane 11 yari afite, akavuga ati ntimureba hariya mu Bagaturika turiya n'irembo rifunganye, ati mbona ukuntu babuzuye, tariya muri ADPR ati mbona ku rusengero guza, ati n'irembo rifunganye, ati mbere hari ati nimuri, ati aha rero ati 11, ati turi mu irembo rifunganye. Bataba bakinywera izoga ugasanga basinze, ugasanga uduhungu turimo n'udukobwa barasambana, ariko kuko nyine ngo ari bake mu rusengero, zari intebe 2 gusa, imwe iriho batarati indi 5, 11. Ngubwo ngo bari mu irembo, ngubwo bari mu irembo rifunganye. Sibyo nuko akantu mu kiganiro cyashe twakoranye wavuze ukuntu abantu babona umuntu ariho kandi atariho. Na Yesu yarabivuze, na Yohana yandikira itorero rimwe abata, ariko watorero wemba nkureba
ufite izina ubu ni izina ririho ufite izina ariko uretse uzangurire agafanta katarimo isukari ariko sinkinywa isukari nzagukorera ikiganiro sibyo noneho nguhe inkuru y'umuntu w'umunyamasengesho ukomeye ariko wasenze kuva muri 80 ba bantu basenga umunyedini ukunda idini ye kabisa yarasenze arasenga asengera idini yayikozemo ibikorwa umunsi umwe maze ngo arimo gusenga yarancekeje arambwira ati nakuye y'amaso ati narahebye nize guta ati pastor ati narahebye ati ntuzi ukuntu nkunda idini yego ati nsigaye nkaraba nkonge no gusenga ati nangiza no gukaraba byose ati nkongera nkavamo imyenda ati nkarambura umukeka imbere ati gatera indirimbo gasoma ijambo ry'Imana ngasenga ati nuko amaturo nkayambarire byanze ati amaturo nkayimfubyi n'abapfakazi ati narangiza nkicara ati yabaye nageraga amahirwe n'umunsi napfuye ati ntibazaze kwiga bankoraho n'imihango ati byararangiye nise gute ati ni Imana yabinyibwiriye inise gute ati nyangira ubwoba no kubivuga ni wewe mbwira ati reka nkubwira atari kuzabigira ibanga ambabarire gusa ko mbivuze gusa nago twamuvuze ambabarire ko mbivuze sibyo ari umuntu umwe ngo wagiraga amagambo yagiye kwatura nuko abanza umwe aratura ati Imana imbabarire naciye umugore wanjye inyuma ati Imana imbabarire ninjye wibyaha naha bose baratura na mushumba ngo aratura bageze ko naravuga ati nyaye Imana imbabarire amagambo ati uko nibimuvuze gose ati mumbabarire kuko nzabivuga sinzi niba bizaregama ati nabyo nzabivuga ati mumbabarire none rero nabamanze kubabarire nanjye manza mbabarire ngiye kubivuga ariko ndavuga aho iki ndavuga nk'amagambo 2 mu 10 yambwiye yego noneho arambwira ati gerera ati ndimo ati umunsi umwe rero ndi gusenga mfite ifuhe ryaryo ati marayika yaraje arambwira ati uraho neza ati turiganirira arambwira ati rero ati ngwino dutabare nise ninde wapfuye turamubona ati tugende ati turamanuka tuva mu rugo n'umuntu werekwa pe w'umuhanuzi mbye urumva nanjye naye natembereye w'umuhanuzi wa wundi ntashobora no kujya no kuri social media arambwira ati izo YouTube zanyu wapi sinshobora kujya kuri YouTube ntabwo Imana ikorera kuri YouTube ati ubwo arambwira ati ubwo twaramanukanye marayika ati tugeze mu nzira ati duhura n'abantu benshi ati bagiye gushyingura ati bikoreye isanduku ati turagenda ati tuba tugeze kwirimba ati dusanga imva yapfubye ati no kuko twari inyuma ati mareka arambwira ngo twihute kugira ngo nze kureba umuntu ugiye gushyingurwa noneho tugeze ati mareka turihuta mu bushobozi bwe mbona nyine anyujije mu bantu ati mbona tugeze kwirimbi hamwe igitaka kiba kiri hejuru uyoboye imihango yo gushyingura nuko yarahagaze ati tuhasanga giti mu jisho atari uhayoboye imihango yo kugira gute yo gushyingura ubwo giti mu jisho uramwumva yego nuko ubwo ngiye kubona mbona ku isanduku ku musaraba ati wari ufitwe na ntuza ati ngiye kubona mbona handitseho amazina y'idini ryanjye ati ngira ngo umuntu ugiye gushyingurwa wenda ni nk'umuyobozi mukuru w'idini ati ngiye kubona ati bapfundura isanduku ngo dusezereho ati ngiye gusezera mbona hahandi haba hari ikirahuri uhita ubona umutwe w'umuntu ati mbona handitsemo izina ry'idini rya kirango cyaho ati marika arambwira ngo sezeraho sibyo ati ubwo tunyuraho ati turira ati mbona abantu bose banyuzeho ati barangije ati ngiye kubona mbona isanduku barayimanuye ati barashyingura ati barataba barangije gutaba ati bashingaho umusaraba ati wanditseho izina y'idini ryanjye ndamubaza se kuki ku musaraba handitseho idini aravuga ati nyine
abantu bose bazajya banyuraho ati ku nsengero muzajya mubonaho idini rya ririya dini ati ariko icyari kiririmo nyirizina cyo ati cyarashyinguwe ati cyarapfuye ati baragishyingura ati ndamubaza se arambwira ati ntabwo se wabimenye ntabwo amenye igihe yapfiriye ndatoya ati tumaze iminsi ati tugoragoza ngo turebe ko yazuka ati biranguza ari umurwayi yajya gupfa hari n'igihe kigera mu bitaro muri suwe intasifu mu bitaro by'indembe abadogiteri bose n'abari muri urgence n'abari muri pediatri n'abari hehe hose bose bakaza bagateranira umurwayi kuko baba babona agiye kukarenga bakamuteranira kugira ngo bungurane ibitekerezo ari uburyo barokora ubuzima bwe nuko ngo marika nubwo ati twakoze ibishoboka dutuma intumwa dutuma abahanuza ati abantu bararota ati dukora ibintu byose ati byose ati ibintu biranga nta kindi rero ati ni ugushyingura atari ko ati izina risigaye hejuru atari ko imbere nta kirimo ati idini rya original ryo cyarapfuye ati riratabye arambwira ati se hari none se ati yugiyemo ati arambwira ati se uracyajya gusengera ati njyayo yego atari ko niyo ngiyeyo ni imirambo gusa igihe umuntu yivugira ukumva ca neza yego uracyajya gusengeramo ndati njyamo aramaze ati se bya bihe byiza bya bindi mwagiraga kera hari ibikibamo ndati oya ndaramubwira ati se ati njyewe ati narinje ati bantumye ngo nze ngusubize kuko ukunda gusenga usaba ngo ibihe byiza bigaruke ati rero ntabwo ati buriya umeze nk'umuntu uri gusengera mu irimbi uri musaba imana ngo abantu batahambyemo ngo bongere bahinge abacuruza bacuruze aborora borore mbese wongere ubone bya bikorwa by'abantu ubusaba ibidashoboka ati rero ati ibintu usaba ntabwo bishoboka ati kuraho ati desha tugenda ucungane n'ubugingo bwawe ibyo bindi byihora uzansengere mutaguye inkuru yose uko yakabaye yaba azace mu gikari mbabwire iyo dini yariyo ifite inyuguti 5 hanyuma so no kuba 11 cyane ebyiri ariko ni idini twakomeje rero sinzi ndi kukwibariza ibi bintu ngiye nabuzi ko mbifata kubona abantu baza guterana bagapfa nyine tu bagiye guterana kwande kwa Kirisi ndi kumana i Burundi kubigize nayo kubigize nayo ariko se ndi kumana Kirisi sibyo ayo uriya mutipe buri uziko yego rana bita Apoli umunsi yerekeje muri Canada abantu bo muri Canada ubwo nyine mwabonye sibyo mwabonye umugisha mutega amaboko yombi mwakire ariko Chris ririya ni ituro ntago bari abapfuye ririya ni ituro abagomba gutura gute abagomba gutura gute dore ukuntu ibintu byifashe Chris Ndikumana yatanze igitambate ubwo igiterane cyari kirimbanije yego Chris ubu afite ikintu cyitwa ngo ni trompette dernier trompette ku bantu bize igifaransa dernier trompette ni impanda ya nyuma yego yes ari ku kintu cyitwa ngo impanda ya nyuma ashobora kuba nawe wenda kontra igiye kurangira akaba aragira ngo wenda bamuhindi dernier trompette rero mu giterane cyagombaga kuvuza 7 trompette zirindwi agereranya n'umwuzuro w'ubumana ariko kuri trompette ya gatandatu hagombaga kubaho ikintu kidasanzwe yari yateganyirije abakunzi be icyo kintu kidasanzwe byasabaga yuko abari kuri lighting
ku mpanda ya gatandatu bagomba kuza kuzimya urumuri. yego Urumuri rwamara kuzima abantu bagacana imuri zabo. yego Muri rya jambo rivuga ngo muri iryo joro habaho urusaku rwinshi. Noneho kuko ngo umukwe yaraje, ndagira ngo abarundi bumve uyu mukwe bakiriye, kuko umukwe yaragize gute, yaraje, sibyo? Noneho mwana bazasigara muzibuke gukupa urwo amatara. rusaku rwinshi rwamara kubaho, abanyabwenge bagakongeza iki, amatabaza, kuko urundi rumuri rwazimye, bagakongeza amatabaza. Bamara gukongeza amatabaza rero bagahita basanganira iki, umukwe. Baza ngo byagenze gute rero, biza kugenda uko byagenze rero. Noneho rero impanda ya gatandatu irangiye, ubwo abari kuri lighting bakuyemo umuriro, sibyo? Ubwo abantu bose bahita batera urusaku. Imana iza mu rusaku muze kuyisobanurira ya Kristo. Sibyo? Ni Imana iza mu rusaku, kandi nyamara Bibiliya ndaje mbabwire ngo ni Imana yituza. No kubaka inzu yayo ngo bacongeraga amabuye aho urusaku rutari, ndetse na Eliya ubwe ngo inkuba zarakubise Imana itari mu rusaku n'ibiki, nyuma ngo ibyo byose birangiye pe mwituza. Kandi ngo buriya no mu byiringiro naho tubonera kure y'induru muze mwenyine twihererane ahantu hatari abantu. Noneho ngo habaho urusaku rwinshi. Iki ni igiterane cya Kristo. Hamaje kubaho urusaku rwinshi, ubwo abantu bahise bakongeza iki, amatabaza. Bose bacana amatelefone. Bamaje gucana amatelefone, hahise hagaragara igisiga kinini cyane. Iki gisiga ntago abantu bose bakibonye, ariko bamwe mu bantu b'abapantekote bari bayobeyemo. Reka mvuge abo no muri Zepebu abantu b'abapene. Ari umuntu uherutse kujya ahantu ku muntu bamwe bavuga ngo bafite Imana ivuga. Noneho ajyayo ari umupene nyine wari umunyamwuka, ari wa muntu usenga nk'uko nkanjye nahatse. Agenda avuga ati kajye kura kwivuga. Aragenda nyine ngo agiye kuvuga ati wenda maze igihe senga numve ko Imana yagira icyo imvugaho. Ageze rero wa mutipa hanyura arimo agenda ngo abahuha. Bose bikubita hasi amugezeho agira gucya. Undi aravuga ati ubwo akozeho yumva, ugavuze ubwo umuntu yagira gutya abantu bigeze kunyirukana. Yumva ntahirimye. Yumvishe ntahirimye. Noneho babugize gute? Arongera ati fire. Undi nyine yigirira cya mu maso. Ami Yesu nanjye ndashaka kugendera abandi ntusige. Yabonaga abantu bacuranguka akabona kuko ngo ari ibitangaza. Amurenza ukuboko agira binyuma bagira bake. Abo ku ruhande bagira gucya, sigara wenyine ahagaze. None baje gusoza gahunda rero aramwegera hanze baraganira. Yumva aramwegera hanze baraganira, aramubwira ati wakwemera ko tujya dukorana. Ariko araragira ngo amurindagize. Yego. Amubatize. Ati weho rwose nabonye urimwo Imana. Ati nujuza ujye ubanza umbwire. Ati tuguhe n'umwanya. Agira ngo babanze bamugire gute? Amudesanso. Nuko uyu mutipe rero haba haje igisiga. Abantu babonye icyo gisiga, uwo ni umukwe waruje. Umukwe waruje. Yego. Ni nabwo abantu batangiye kuzahara, batangira bamwe kugwa muri koma, abandi batangira guhirikana, abana batangira kugira ibibazo. Batangira kugira ibibazo byabaviriyemo n'urupfu. Abantu icyo gisiga, abantu b'abapene bakibonye. Noneho rero icyo gisiga kikimara kuza kirasirikira. Kimaje gusirikira bihita bigira gute, kigenda. Noneho bahita bacana, bavuza trompete ya karindwi. Noneho bagarura iki, light. Sari ibindi ngewe mbaza. Dusoje ikiganiro se. Ibindi umbaza se. Ubu se nkubwira ibya Kristo muri Kongo. Uriya mutipa ari kuziko buriya byarangiye. Gutese. Erega hari abantu bapfuye, umuntu akagenda agahita apfira nko muri Zambia.
akagaruka agahita azukira no mu Rwanda. nk'ubu ngubu nge nshobora kugenda ngapfira muri Kongo namara gupfira muri Kongo ariko nkagaruka ngiye nkagaruka hano ndi umuyutuba ariko narapfiriye muri Kongo najya nkora ikiganiro ukabona views mu isaha miliyoni 2-3 ukabona mbaye nka ice speed sibyo ariko Sibomana wa wundi utarebwa yarasigaye muri Kongo shitani arimo kumukoresha ibindi bikorwa none bagashyira mu ndi Sibomana uzashobora gukonvenka abanyarwanda uwo Sibomana akaba ari uza gukora hari abatipe muzajya mubona kone umuntu ajyara muri Bekare nango yujuje ngo Bekare na 2-3 abantu bakagura amatike mbere y'ukwezi kumbi yapfiriye nko muntu ngo mu Buhinde akajyariwe ngewe reka nta muntu uzantera ubwoba sibyo ariko reka nze nkubwire niba umuntu yaravuye muri Suwede akazana ibiryo akazana imyenda akazana imiti akazana amadolari akamara imyaka 2 atarabona umuyoboke uzana indirimbo ukuzuza Bekare nute indirimbo se bayirya miki ntago biza gukunda uyu muntu avuye muri Suwede azanye amadolari azanye umuceri yubatse amashuri azanye ibiryo azanye imiti igihugu kitanayifite azanye imyenda hagahenda abantu imyaka 2 gashira atarabona umuyoboke umuntu akubaka urusengero hakigwa avuga ati muze musange Yesu agasengera abantu n'abadayimoni bakanabavamo bakajya no reka nkubwire bakajya no kumena za nyabingi bagatwika nibiki ariko urusengero kamara umwaka mukajya mubatiza rimwe mu mwaka umuntu yaguruka rimwe mu kirere yagera muri Nigeria yagaruka yakabaga ati umuntu yasimbuka Chris yasimbuka yagenda yamara umwaka ikatanga ngo yagiye gucukura amabuye y'agaciro sawa nyine sibyo umuntu asimbuka akagenda akajya muri Nigeria yagaruka hano Kigarati mwese mugomba kwambara imyenda y'umweru no mu kigo cy'amashuri abana bahora bakurwaho amafaranga amanota ya discipline kuko ya conduite kuko banze kwambara uniform no mu gisirikari abasirikare bahora bahanwa kubera kukurumva sibyo kandi uriya mwebwe natinyiza ariko muri gereza n'andi hose ariko umuntu akavuga ati twe dufite iteranira hana abantu 10,000 bakitabira bose bambaye umuhondo reka nkubwire Roba uzagende yego ufite n'amafaranga ngewe umuntu yanzaniye ibitenge byo guha abakirisitu ndangije ndavuga inti ntago ibi bitenge nabihereza abakirisitu nyobora gusa kwaba ari ukwikunda reka ndebe n'abandi bantu urumva n'umuntu agwaye ibitenge 30 reka mfata abantu 10 bo mu rusengero nindangiza mfate 20 bo hanze ariko uziko abantu nabahaye ibitenge bamwe baranabyanga ngo ariko ngo umuntu agugitege 25 cy'umuntu wabari gusa barabyanga rwose babakene banambaye ubusa pe barabyanga cyogura hakabaho nabo ngira gute nabo nyine nka gihundi ngo nashaka kukubwira ko namaze iminsi 2 ntarashobora kurangiza kubitanga ibitenge 30 iminsi 2 ubu waguhereza depo y'umuceri ugatanga itangazo ngo abantu baze gufata umuceri w'ubuntu wababura hari abaza bihebye ati nawe urya ngapfa n'ubundi ndaburaye ariko abagate wayasha wababura kigira miceri ni wamenya gahunda zabyo ibaze kuba umuntu ahamagara abantu munakemera kagurisha n'ihene munakava mu kindi cy'igihugu ngo azaza ngo kwakira igitangaza aje gupfa ngo azaza kwakira igitangaza akava muri Zambia akava muri Tanzania akava muri Malawi agatega kaza ngo azaza kwakira igitangaza ngo cya Kristo Ndikumana itorero rya Panekote ry'i Burundi gigwa rivuga kugira ngo rizabone umuyoboke n'induru rya torero ry'umugore wa Nkurunziza bagitangukira niba ari raki abantu batwandike muri comment barabiza barundi bato babuza abayoboke sibyo
hari amadini usanga afite urusengero rumwe mu ntara, none se bananiwe gushyira urusengero muri buri karere, nta mbaraga, ntago babona abayoboke. Ariko umuntu akaza akavuga ati njyewe kuri stade Amahoro tuzahahurira, muze kuza kuhansa umwuka uhamagara abo mw'isi yose ngo baza bishyo rimwe n'umwungera bumwe. Uyu munsi umwuka wera ari guhamagara abantu b'Imana ngo babishyo rimwe, ariko n'umwuka wa shitani nawe ari kugenda yegeranya abantu ngo babe ishyo rimwe, kugira ngo amashya biragaragare. Noneho umwungera umwe ajya iburyo undi ajya ibumoso, bagabana imisaruro. Niho tugeze. Buri wese rero gusa mbabajwe n'aba bantu bitwa ngo ni intama. Turabwira ati ni muze, ariko ntabwo dushobora kubona ubufasha bwabo ngo ducane umuriro kuri aba bantu bafite imyuka mibi, tubahungete. Sibyo, tubahungete bate kiribure, duhumura abantu, mudufashe, mudutere inkunga, muduhe amakamera meza, muduhe amarayivu, dushobore gukora ibintu natwe rayivu, tudushyira ahagaragara. Dufite amabanga menshi y'abadayimoni tugomba kumena, dufite abantu benshi tugomba rumva. Sibyo, rumva. Ariko abantu bitwa ngo n'ab'Imana ntabwo ibikorwa bihishura amabanga ya Satani, ntabwo bashaka kubitera inkunga. Ahubwo tubikora gutya aravuga ngo ni business. Ngiye bavuga ko ni ishyari. Ngo ni ishyari. Ishyari se twebwe dufite ishyari. Ishyari ry'abadayimoni, twe dufite abadayimoni ishyari. Unagira ishyari abazimu. Abazimu. Gishika soza iki kiganiro ugomba mbabaye. Bambabaye pe.